Iyi nkuru iratangaje. Numara kumva iyi nkuru, ibintu uraza kumva murasanga nawe bigutunguye. Hari ibintu tubona kera byabagaho ariko uyu munsi bikaba bitakibaho, cyane cyane bimwe na bimwe ntitubyiteho ariko bigiye bifite impamvu n'ibisobanuro byagiye bivaho. Abantu bagiye basoma Bibiliya cyangwa se bakurikiranye amateka ya kera, ushobora kuba wakibaza impamvu abakozi b'Imana tugiye tuzi muri Bibiliya, ba Adamu, ba Aburahamu, ba Mose, ba Isaka, ba Noa n'abandi benshi twagiye tumenya muri Bibiliya, impamvu bagiraga ubwanwa bwinshi ariko uyu munsi ukaba ushobora gusanga nta mukozi w'Imana n'umwe utereka ubwanwa. Abayisilamu nibo bantu bajya bakunda gutereka ubwanwa, ariko ntawe wapfa kubona ufite ubwanwa bungana nk'ubwa Mose cyangwa Aburahamu cyangwa Noa. Ese waba wibaza impamvu? Uyu munsi hari abantu benshi bagiye bambaza iki kibazo, abo tuganira inbox kuri social media, ariko uyu munsi naje kugira ngo mbashe kubasubiza iki kibazo ndetse n'inkomoko yacyo. Hari ibintu tubona mu kigare, hari ibintu twibaza impamvu bitakibaho, rimwe na rimwe ugasanga abantu bamwe tutakibyitaho, ariko niwumva impamvu yabiteye uraza kumirwa. Iyi nkuru iratangaje kandi iranasekeje, ariko irimo isomo ugomba kwigiraho ku bintu bya kera, ibyabayeho, ndetse iraza gusiga hari ikintu usize mu buzima bwawe. Si ukuvuga ko nyuma y'icyo gihe hatari abakozi b'Imana cyangwa se abo twakwita nk'abashumba bagiye batereka ubwanwa ndetse bwinshi, ariko uyu munsi biragoye kuba hari uwo wabona ufite ubwanwa bugera aha ngaha. Uyu munsi rero nibyo naje kuba nagusobanurira kugira ngo umenye ukuntu byagenze n'uko byatangiye. Narabyiyemeje ko akantu keza kose cyangwa se akantu kagusigira isomo, akantu kagira icyo kamara mu buzima bwawe, akantu wakigiraho wowe mukunzi wacu wowe udukurikirana, nzajya nkakugezaho akagushimisha, akatuma ugira ibindi wiga mu buzima kose, nzajya nkabagezaho. Ari nayo mpamvu mba nabakoreye ubushakashatsi butandukanye. Ntitugiye kubona muri iki kiganiro, nitwa Papa Legacy. Reka dutangire, ntujye kure. Nizere ko wakanze subscribe. Niba wayikanze, reka dukomeze. Niba utarayikanda, ngaho yikande dukomeze. Nk'uko bisanzwe rero, abakozi b'Imana tujya tugira umwanya wo kwigisha, tukajya imbere, ariko dore ukuntu byatangiye. Umunsi umwe hari mu rusengero ku cyumweru, abakristo bose bateranye nk'uko bisanzwe, basenga, bahimbaza. Muri make icyo gihe byari bimeze neza cyane, ku buryo umuntu wari aho ngaho yari kumva ko abantu bafashijwe, akumva ko iteraniro riri aho ngaho ryishimye, kubera ko hari umushyitsi mushya. Igihe cyo kwigisha cyarageze, cya gihe cyo kumva ijambo ry'Imana ku bantu babizi. Umukozi w'Imana arahaguruka, ageze imbere arigisha, abwira abantu ubutumwa Imana yamuhaye, arabaganiriza kuko abona ko iteraniro ryishimye. Ariko arebye imbere ye abona umuntu wamuhanze amaso arimo ararira. Arakomeza arigisha, yibwira yuko ijambo ry'Imana ryafashije wa muntu. Niko kwakongeramo imbaraga, yikoza hirya, yikoza hino, agaruka, agenda. Muri make, mu buryo bwo kugira ngo iteraniro ryose na audience yose imuhanze amaso ibashe kuba yafashwa. Byagezeho wa muntu akomeza kurira, ararira koko, ararira, arongera ararira, ku buryo byagezeho abantu bose bari bari aho barahaguruka, bajya gufatafata wa muntu ngo bamenye ikiri kumuriza. Niko kwicecekera, uwari uri kwigisha imbere nawe agenda yongera agaruka, agenda yongera agaruka. Birumvikana yari umukozi w'Imana. Nyuma yaho, igihe cyo gusengera abantu bagiye bafashwa n'ijambo ry'Imana cyarageze. Basaba abantu bose ijambo ry'Imana ryafashije, abantu bose batsinzwe, abantu bose bumviye Imana, ndetse biteguye kuba bahinduka, ko bahaguruka bakaba bajya imbere. Mu mutima w'umwigisha yaribwiraga ati, uyu muntu urimo kumva ijambo ry'Imana akarira, birashoboka yuko ijambo ry'Imana ryamucengeye, ijambo ry'Imana ko ryamenaguye, ijambo ry'Imana ko ryamurijije n'ibyaha bye, akaba agiye kugarukira Imana. Icyatangaje abari bari aho, kigatangaza abayobozi, kigatangaza n'uwigishaga, nuko igihe cyo guhaguruka cyageze, bavuga ngo abantu ijambo ry'Imana ryatsinze batambuke bajya imbere, bakabona wa muntu ntahagurutse.
kera kabaye umwigisha yakomeje kubyitaho yibaza impamvu, ariko aratuza aravuga ati reka turaza kuza kumuha umwanya ahaguruka tubwire ikintu cyarimo kimureza. Bidashyize kera, nyuma yo gusengera abandi bantu basa nkaho bagiye kwakira undi muntu ukomeza gahunda, uwari wigishije yasabye wa muntu babonaga ari kurira imbere ko yahaguruka agatambuka imbere akabwira abantu icyamurije, kuko byari byarangaje abantu. Yaratambutse imbere n'umubabaro mwinshi n'agahinda kenshi, afata mikoro ahagarara kuri podiyumu cyangwa se ahagarara imbere aho yitegeye abantu bose kugira ngo abwire abantu ikiri ku mutima. Akigera imbere nta kindi cyabaye, yarongeye ararira kuko yitegerezaga umukozi w'Imana kongera akarira, abantu bakamufata bakamuhanagura yamarira kugira ngo abashe kuvuga. Yajya kuvuga ikiniga kikamufata, yajya kuvuga bakabona amarira arongeye araje, basaba kumuturisha bamuzanira n'amazi aranywa kugira ngo aze kuvuga atuje. Bidashyize kera yafashe umwanya ikiniga kimaze gusa nk'ikigabanuka, kuko umukozi w'Imana yari yamwegereye kugira ngo yumve ikintu umukozi w'Imana yavuze kikabasha kuriza wa muntu. Nta kundi byagenze, yaratangiye afata ijambo aravuga ati bene data bavandimwe bakristo muteraniye ahangaha, ndagira ngo mbabwire ikintu cyandijije kandi cyanshenguye umutima. Buriya kuva nagera ahangaha numvaga ameze neza, numvaga ntuje, muri make nta n'ibibazo nari mfite cyangwa amarira yagombaga kundiza. Nta nubwo ari uko ari ibyaha nakoze cyangwa se ngo mbe hari ikindi kintu nahemukiye Imana cyabashije kuba cyandiza, ahubwo ikintu cyambabaje ni uko umukozi w'Imana yatambukaga imbere agenda yongera agaruka, narebaga kiriya cyanwa cyiwe ukuntu kizunguza, agenda agaruka kizunguza, agenda gikaraga, nkibuka ihene yanjye, imfizi yanjye batwaye itamaze n'ibyumweru 2 sha. Nibyo bintu rero byambabaje, mumbabarire mumfashe, nicyo kintu cyandije rwose, kuko nakomeje kuyishakisha n'ubu ngubu narayibuze. Ikibazo kiragira kiti ese wowe uramutse uri wa mukozi w'Imana wazongera gutereka ubwanwa? Ese wowe iki kintu umuntu aramutse akugishije inama cyangwa se abivugiye imbere nkaho ngaho, ni iyihe nama wamugira? Ese iyi nkuru ni irihe somo ukuyemo? Ese iragusekeje, iragushimishije? Ese ni iki wumva utari witeze ko kiri buze kuboneka muri iyi nkuru? So kanda subscribe rero tuzakomeze kubana, tubagezaho ibintu bisekeje bishimishije kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari. Ntabwo twajya duhora mu bintu by'ubushakashatsi gusa cyangwa mu biganiro, tuba tugomba kunyuzamo tukanaseka. Guys, noneho ndimo kubategurira inkuru ivuga umuntu wagize ubwanwa bwa mbere ku isi ukuntu bwareshyaga. Mu gihe gito cyane nayo iraza kuza kuba igeze kuri iyi channel, ntuze gucikwa rero nayo. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Uyu ni Papa Legacy.